twongeye kubasuhuza bakunzi ba Urakenewe TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Twongeye kunezezwa n'Imana muri uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nkuko twabibasezeranije. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye mu kiganiro Niwowe Imana ikeneye. Tuzakomeza kuvuga kuri ibi bintu cyangwa se kuri iyi ntego ivuga ngo Niwowe Imana ikeneye. Tuzakomeza kuyivugaho kuko mu buzima bwose, muri sosiyete, mu bimbaho byose, muri kategori runaka z'ubuzima abantu babayemo, Imana iragukeneye. Nyemerera dusenga Imana hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Nyaguhora ku ngoma se w'umwami wacu Yesu, turagushimye kuko wera kandi ukiranuka ibihe byose. Izina ryawe nirihimbazwe. Ngushimiye aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Ndasenze ngo umuntu wese wumva iyi video akakira iri jambo, ubu butumwa buhindura ubuzima bwe, abashe kumenya icyo akwiriye gukora kugira ngo abe mu mwanya ushaka kwabamo, maze abone amahoro akomoka kuri wowe, umunezero wawe wuzuye mu mutima we. Ninginze Mwuka wera w'Imana ngo adahibira umutima w'Imana byuzuza akanwa kanjye, sihumvikane ijwi ryanjye Kristo, ahubwo humvikane wowe muri jyewe. Ntabarije ahubwo abari wowe uganza mu mitima y'abateze amatwi iri jambo kugira ngo ribashe kuba ku bugingo bwabo. Tubisabye Imana ihoraho mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bene data bakunze ijambo ry'Imana, nkuko twabibabwiye dukomeje kubagezaho ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo twabateguriye cyangwa se twayicano twabatunganirije, ni Urakenewe TV. Ni ijambo ry'Imana rero rizajya rikurikirana rinyuzwaho kenshi kugira ngo murusheho kubakwa no guhemburwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero dushaka kuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya 3. Munyemerere dusome duhereye ku murongo waho wa mbere, hanyuma twuze kumva ikintu Imana ishaka kuvugana natwe. Turasoma imirongo myinshi turageza ku murongo wa 7 kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Haravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriye amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Imana nitugirire neza. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, nkuko tumaze iminsi tubibabwira, ndagira ngo twongere kuganira ku ijambo twise umuntu n'icyaha. Ubushize twari turiho tuganira tuvuga ijambo ryatubwiraga icyo naremewe. Twasanze ko ikintu Imana yaturemeye ari ukugira ngo inezeranwe natwe, kuko umuntu ari umunezero w'Imana. Umuntu ni ishusho y'Imana, ni indorerwamo y'Imana, ariko byaje kurangira umuntu akoze icyaha. Byaratangaje kandi birababaza. Imana ibabazwa nuko umuntu akoze icyaha kandi yari yamuteguye nk'umunezero wayo. Ariko nubwo bimeze bityo, hari amahirwe, haracyari ubwiza bwaturutse ku Mana, kandi haracyari uburyo Imana yateguye umuntu yagira amahoro. Bibiliya twasomye itugaragarije uburyo inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba yegereye umugore wa Adamu ariwe Eva. Ndagira ngo nshuti mbibutse ko iteka ryose iyo Satani agiye kukugerageza, akoresha ibiriho, akoresha bimwuzi, akoresha wowe ubwawe, akoresha uko uteye, akoresha bimwe na bimwe Imana yashyize imbere yawe bikubwira ngo uramenye.
iyo umaze kumenya ko ikintu kitemewe byanze bikunze ugikora mu mwijima, ugikora wiherereye, ugikora ahantu hatari heza, ugikora ahantu hatagaragara, kubera iyihe mpamvu? Nuko ubizi neza ko ari kibi, nubwo imbaraga z'umubisha ugusatira zigenda zikurusha imbaraga. Uyu mugore yaramaze neza kumenya ko ibintu Imana yababwiye biti byari mu ngobyi ya Edeni bari bemerewe kubirya, ariko hari igiti cyiza cy'ubwenge kibamenyesha icyiza n'ikibi bari babujijwe kuryaho. Ariko ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu Satani yamwongoreye akamubwira amagambo atandukanye n'ayo Imana yamubwiye. Ningaruka ku kintu cyatumye Imana irema umuntu, yaremye umuntu kugira ngo abe umunezero wayo. Ariko Satani arahindukira yangiza wa muntu, ntiyaba agihindutse umunezero w'Imana. Ariko nshuti yanjye, nagira ngo utangarize ko Imana yashyizeho ubundi buryo wagaruka ukaba umunezero wayo. Haleluya! Imana imaze kubona ko Satani akoze ikintu kibi, Bibiliya iravuga ngo yaramubwiye ngo gupfa ntimuzapfa. Nicyo kintu gikomeye cyabaye. Imana iravuze ngo umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa, ariko inzoka irabubwira ngo gupfa ntimuzapfa. Umva nkubwire, iteka ryose iyo Satani agiye kukwica akubwira ko ntacyo bitwaye. Iyo Satani agiye kurimbura umukobwa yumva ko ari umunezero wako kanya nta kibi kiri bubeho. Ariko nibyo birangira yanduye sida, nibyo birangira atwaye inda itateganijwe. Iyo umuntu agiye kunywa gake nibwo atangira kugasoma yumva ntacyo kamutwaye, kikarangiza kamusindishije. Nshuti zanjye munteze amatwi, ndagira ngo mbamenyeshe ko Imana ifite umugambi wo kurengera abantu bayo. Nanone kandi mbamenyeshe ko icyo Imana yagambiriye ari uguha umunezero umuntu wayo, kuko imufiteho umugambi mwiza. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Haleluya! Uyu muntu amaze gukora icyaha, Bibiliya ivuga iki? Satani yaramubwiye ngo ntacyo uzaba, ahubwo amaso yawe azahweza umere nk'Imana, ubona ubwiza burushijeho kubaho ubwiza, wumva umunezero urushijeho kuba mwiza. Uyu muntu yibagirwa icyo Imana yamubwiye. Kimwe mu bintu byica abantu ni ukwirengagiza icyo Imana ishaka ko baba, bakirengagiza icyo Imana ivuga ko bakora, ahubwo bakagendera ku marangamutima y'ibashuka, kandi ibashuka aho bibaganisha ni habi. Nubwo bisa naho ari byiza, munyumve neza, nubwo bisa naho ari byiza, hari ikintu nigeze kwigisha mu gihe cyatambutse, ndavuga ngo Satani abantu bamwize nabi. Nshuti yanjye unteze amatwi, Satani ntabwo asa na cya gikoko bakwereka kimeze nk'amahembe. Shitani bayiza mu gikoko cy'amahembe giteye ubwoba, abantu bagihunga, abantu bagitinya, ariko siko bimeze. Satani iteka ryose azira mu bintu bigaragara ko ari byiza. Niho umunyarwanda yavuze ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu, burya ibyiza byose ntabwo bikubereye. Nshuti yanjye, Imana itugirire neza. Reka mbabwire urubyiruko munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire wa musore we, ya nkumi nziza ubona iteye amabengeza, ubona iza yikaraga imbere yawe, niho Satani anyurira hambere, kuko ubona bwa bwiza bwe bikagukurura, bigatangira kukwinjiza mu irari ry'ubusambanyi, bikarangira usambanye. Byaturutse kuki? Ku bwiza afite. Bitangirira ku biganiro mwagiranye, bitangirira bikomereza kuri ya mitoma, ya magambo meza y'urukundo, arangira byaye ikibi, kuko ikibi gifite uburibwe, gifite ubukana, gifite ubusharire, kandi butangirira mu kuryoha. Uzarebe umusinzi, nta muntu usinda yumvise ko byashariraga, atangira gusoma yumva akaryoshye. Uko akomeze kugenda akanywa akurikiye uburyohe bwako, birangira bimugaragura hasi adashobora no kumenya inzira yamuvanye mu rugo. Kubera iyihe mpamvu? Nuko byanze bikunze icyaha kiryoha. Ndagira ngo mbibabwize ukuri, icyaha kiraryoha, ndetse kigira n'amayeri menshi yo gurushanya ibintu bisa n'ubwiza. Kuko ibintu uyu mugore yumvanye y'inzoka, yaramubwiye ngo umunsi mwakiriye amaso yanyu azahweza, namwe muzamera nk'Imana. Umugore yumvise ko bazamera nk'Imana, haravuga ngo aho ntabwo nabyihanganira, ngo yitegereza cya giti, ngo akitegereje, ngo abona ni cyiza kandi ni iki gikundiro. Nshuti yanjye, Imana irabizi ko icyaha kiryoha, Imana irabizi ko icyaha kigira ubukana. Niyo mpamvu akubwira ngo uramenye udakoraho, uramenye ntukegere, ntugisatire, kitaza kukuviramo ibikwica. Icyaha kirica, icyaha kirarimbura, icyaha kirananiza, icyaha kibuza amahoro. Kuko iteka ryose, niyo mpamvu nujya kubikora bikorera mu mwijima. Bijya bishoboka ko abantu bajya muri resitora bagasangira, ariko nta bajya muri resitora ngo basambane. Bashaka amaroge bakajya kwihisha.
ntabwo babikorera ahantu hagaragara, barabanza bagashaka aho bihisha. kubera iyo mpamvu babizi neza ko ari bibi, babizi neza ko ari ugukoza isoni ubuzima bwabo, ariko baranga bakabikora kubera imbaraga zibasunika ziboshya ko ari bwo buryo bwiza. ababigize umwuga basanze ari bwo buryo bwo kubaho, ntubarenganye. n'imbaraga zibatsikamira zibereka ubwiza butarimo, ariko reka mbabwire ko birangira wiroboheye ubucocero, birangira wambaye ubucocero kandi wari ufite ubwiza, birangira wambaye, inshuti yanjye, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo utaba mu cyaha, ahubwo Imana ishaka kuba mu bwiza yaguteguriye. Imana nihimbazwe. icyaha ni kibi. Reka nongere mbabwire, Bibiliya itubwira ko hari igihe Satani agigira nka marayika w'umucyo. Mama, papa, umuntu kwangiza, umuntu gushukashuka, nuzira mu bwiza bwe. Ntabwo umuntu mubi ugaragara nabi, usa nabi, byatuma gutesha rinye. Papa, uzabibonera kuri wa mugore w'ikizengerezi wikaraga imbere yawe, wareba ubwiza bwe, wareba uko ateye, bikagutwara ukagenda ukarimagira, ukabura icyerekezo. nta yindi mpamvu nuko Satani azira mu ishusho y'ibigaragara ko ari byiza. Mama, uwo mugabo ubona nk'ibogara, ukabona ari umugabo mwiza uteye imbabazi, igituma gukurura akaguherana nuko azira mu bisa nk'aho ari byiza. ariko reka mbabwire bene data, munteze amatwi, Imana ikeneye kuhunga ibyo kugira ngo ubone umunezero w'Imana. Imana ifite agahinda k'abantu yaremye ngo babe umunezero, ariko birangira bahindutse icyaha. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu nyuma yo gukora icyaha yiboheye ubucocero, yidodeye mu bibabi by'imitini bimwambika kuko yabonye ko yambaye ubusa. umuririmbyi niho yageze aririmba ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza ahubwo ndagushakaho ubuntu. nshuti yanjye, ninde wagukiza? ninde wakuruhura imitwaro ufite? ninde wakubabarira ibyaha wakoze? ninde wakwinjiza mu mugabane mwiza? ninde wagukuraho ibikuremereye? ni Yesu wenyine, niwe uruhura abantu barushye. Haleluya. Imana igufiteho umugambi wo kugutwara n'imitwaro wikoreye y'ibyaha. nicyo cyatumye Imana ishyiraho uburyo bwo kugira ngo icungure umuntu. wenda gucungurwa tuzabireba undi munsi, ariko ndagira ngo mbabwire ku muntu n'icyaha. icyaha cyatumye umuntu atandukana n'Imana, bituma Imana imwirukana mu ngobyi ya Edeni, bituma Imana imukura mu buzima yari yinjiyemo bw'umunezero. ninjya kuvuga ubuzima bwa Edeni, munyumve neza, nuko uyu muntu akimara gukora icyaha byabaye ngombwa ko kurwa mu munezero we. bene data, iyo umuntu akoze ibyaha, ndeka mvuge ku bacuruzi b'abacoracora, iyo ari gutwara ibintu forode, agenda kwepana na polisi, rimwe na rimwe akaba yanyura ahatanyurwa kubera ibyo ari guhunga. igituma bagenda bakwepana ni ibyaha. icyaha gitera ubwoba ugikora, icyaha kirirukankisha umuntu, icyaha kibuza umuntu amahoro, icyaha gitera umuntu isoni, icyaha gitera umuntu ipfunwe. reka icyaha, reka ibibi, wumve ko Imana igukeneye. ni wowe Imana ikeneye ngo ikuzuze umunezero, ni wowe Imana ikeneye ngo ikubabarire ibyaha wakoze, ni wowe Imana ikeneye ngo iguha amahoro, ni wowe Imana ikeneye ngo kwinjize mu munezero ukwiriye kuko uri umwana w'Imana. Imana yakuremye ngo ugire umunezero wayo, Imana yakuremye ngo wishimane nayo, Imana yakuremye kugira ngo ubone amahoro kuri yo. Imana niguha umugisha. mwene data unteze amatwi, nagira ngo nkugire inama. we waheranwe n'ibyaha, waheranwe n'itabi, waheranwe n'urumogi, waheranwe n'ibibi, waheranwe n'ubusambanyi, Imana ikeneye kukwambura ubwo bucocero wambaye, ikakwambika agakiza. Haleluya. Imana ikeneye kukuruhura, kuko ibyo byose ni ibikwica bitewe n'amajwi wagiye wumva asa nakubwira ngo ni byiza. hari umwe itabi ngo asinzire, nta bitotsi byo mu itabi, ibyo ni ukwitera ikinya. birarangira wakanga ugasanga agahindura gafite, agahindura akajyana mu isoko, agahindura akagendana muri tagisi, agahindura akirirwana mu rusengero, agahinduka ajyana mu kazi, agahindukirirwana muri biro, agahinda wirwa wicarana nako mu ntebe uzengurukana nako. ariko Yesu amara agahinda, Yesu araruhura, Yesu akiza intimba zo mu mutima. ubwo bucocero widodeye, ubwo bushwambagara wiboheye, kwishakira ubucocero bwa mbere ni ukwiyahuza inzoga ngo uraruhuka, ni ukwiyahuza ibyaha ngo uraruhuka. ubwo ni ubucocero. ngwino Kristo akuruhure, ngwino Kristo aguha agakiza, ngwino Kristo aguha amahoro, ubonera umunezero mu Mana, kuko ni wowe Imana ikeneye ngo ikuzuze ibyishimo. Haleluya. uri umuntu Imana yaremye kugira ngo umunezero wayo, uri umuntu Imana yaremye kugira ngo ube ibyishimo byayo. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. nyemerera ngo usengere Imana.
niba ugize icyifuzo cyiza cyo kuva aho ngaho ukaba umuntu Imana ikeneye, ni wowe ishaka ngo iguhe agakiza, ni wowe ishaka ngo ikwambike imyambaro y'agakiza ubona umunezero muri yo. Nyemerera ngo usengere Imana. Data, mu izina rya Yesu, umugisha uyu muntu wakiriye iri jambo rihindura ubuzima bwe, rimukuraho Satani yamwambitse ubucocero, rimwambika agakiza, rimwambika umunezero, rimwambika ibyishimo, abonera ihumura imbere yawe. Haleluya! Umucyo w'Imana, ubwiza bw'Imana, kurabagirana kw'Imana no gukora kw'Imana nibiganza umutima we, abonera amahoro muri wowe uhereye none ukageza iteka ryose. Tubisabye Imana ihoraho mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Bene data bakunze ijambo ry'Imana, Imana ibaha umugisha. Nkuko mukomeze kudukurikirana kuri iyi channel yacu Urakenewe TV, ni mwebwe twayishyiriyeho, ni mwebwe mwatumye tuyikora kugira ngo mukomeze mwakira ubutumwa bwiza. Ndagira ngo ukimara kumvira ijambo ukore subscribe, hanyuma ukore share ndetse na like kugira ngo ibyigisho bikurikiraho bijye bikugeraho. Biracyakomeza. Niwowe Imana ikeneye. Imana iguha umugisha. Ndagukunda. Shalom.